Ndi papa sava. Hakose tuvuga ko tumaze iminota igeze muri nga yose tuvugana ko kutarumva ukuntu bimeze. Kare umushinga se ko ngiye ngugeze kure. Ibintu ko ndimo kubikontorora nakomeje kubikurikirana kandi rero buri yasha umwana wa mama buri hari ukuntu amahirwe agenda bacika. Kandi mba natekereje ngo mbahero muri amano n'abavandimwe. Nkavuga nti reka bihere kuri twe. Mwebwe b'inshuti zanjye ariko ntimubyumva kabisa. Ese ubundi uriyo nguza wirebere. Uriyo nguza wirebere. Akasha. Abandi baragenda bayora ibifaranga mwe muri aho ngaho murimo gucurika umutwe mu bigage mutaza ngo mwumve. Okay, reka nkwereke noneho. Reka ndebe umuntu ufite touch amfatiraho udufoto nkoherereza none urebe. Ibintu ni mari ishyushya ni munangi ni televiziyo. Shagweke. Sawa reka ngiteho. Mutanyara ku mana ndebe umuhungu ufite muzaza ndebe. Nabundi sawa wabavandimwe we. Sawa turi kumwe. Sawa. Kakorero. Sekondo. Nani kiyashikira. Ndisiwe hano. Shaka kano kuri kwiba. Akunda yakorera nakahambirwe. Kagikamura. Cyana kirashaka cyane kigakanyara kigahita ntaje kwitonzwa kigacika. Cyane byaje bifumbire. Cyo wagira ngo kirimo ibinyenzi. Ariko ntacyo ni ikizungu iki unazacyambara. Kamaka ni taranito. Kazangire cya kigabo. Jone nombishe cyagurishije. Yego Ramaza. Amahoro mwana wa mama. Biteze. Ese ugeze ku kimuntu wanjye? Tumaze igihe twaraburanye, ngira gutya nkaguhamagara nkakura. Handa henga umudamu neza pe ngagukubisa akamashu ntukibasha gutibuka. Bimeze biteze. Mbo Ramaza. Rero reka ndase ku ntego nyigira bikiri bibisi. Mfite imari shyushye. Mfite imari shyushye ku buryo nicaye nkavuga nti muri quartier yose y'inanga ngomba kugwera nk'umuntu umuvandimwe tukareba ukuntu tu designing ibintu bigahindura isura abantu bakiraho bakirimo kujurashura. Niba sura aho ngaho kwa piga nzenze wanyarutse ukaza ukareba. Ko mfite akanya gatora amazani ngiye kugenda ubu ngubu ngiye ku deliveringa. Oya shareka nkubwiza ukuri. Noneho imari ntago ari ibibanza ariko noneho ni ibibanza byigendera rwose ku badamu. Hagere urebe. Itwaze udufaranga ducyuze urebe imari shyushyure k'ibyo ngibyo byanyuma mujurajura muri mu bintu by'inuzo byo seta wowe uri ngwino urebe. Ko bazimaze. Uri mubiki waje. Sawa ndi kubikontorora rero ngaho hanyura uzure ukuntu ibintu bimeze. Ntutinde. Hello. Ni papa digital muvugana. Wamenye amakuru se imari shyashya nazanye nanga noneho.
aha wa muntu we ko ibintu bimeze neza ko imari ubu ngubu imari yabaye imari hanyarukire mwana azana ntacyo bitwaye iyi sawa muhace murebe ariko mwanguke ngiye kugenda shaka muri sawa mubyeyi we ko gipfuka ni matata ya matatizo iki ndagikubita kuri 3.5 iki cyo ni n'icy'abahindi urumva iki cy'abasiye iki cyo ndagishyira ku ryini yego ramaza dore rembwe bakubwira mwana wa ariko noneho dore rembwe bakubwira dore rembwe bakubwira dore rembwe bakubwira dore rembwe bakubwira wamufandi none se dore rembwe bakubwira niyo mpari sumamagariye ntabwo ari iki gusa mfite imari kugeza igihe none mfite n'imari ishyushye noneho digidi urandangije noneho muri quartier tu abaza ese imisatsi yawe ni mangazini ariko ndabona cago iyi misatsi irimo amakarite 4 yego uyu nguyu ni original ni umuturukiya uyu nguyu urumva uyu ni umuturukiya ukoze muri peteroli uyu nguyu ni umutayilandi urumva uyu ni umusatsi hakiya mungu oya reba aka kantu dore odese ko sigrife se isigrife urabona akantu kameze nk'umusegeteri imbere uyu nguyu nari nawe ukubwiye haruguru aho ngaho nyine uyu ntabwo bazi abakobwa bamwe bisobanuye bamwe babayaga mu mahoteli bamwe batikoraho so uyu baba ninde muntu ufite umusatsi udigadiga nka gukina mukandi batese umva nkubwiye hora utuzanira udukoryo dore noneho rero uyu nguyu noneho uvunira mu ivi uyu numwe bambara nimugoroba bafite rendezvous mu mahoteli ahenze ugakubitamo kakagenda gashashagirana bisaba ko ufite n'undi mu mutwe hari ko mbona harimo iby'imihanda aka akamodeli kaba gakoze mu buryo bw'inuza bw'amasunzu ako wagira ngo ni abagabo bakambana rero oya akadamu nakadamu nako uyu noneho rero dore ubwibone dore ubwibone dore ubwibone uyu ariko cana ndawuhishe nawe musheri uyu sinkugurisha ariko ushegeye nawe uyu noneho rero kora uri none se uyu wakwira mukiwa agahita hinduka nk'umushinwa dore umusatsi cyaza degide oya reba noneho muke wawe yawukubisemo noneho abantu gashyizemo amabuno yambaye kagakweto gashinze nk'agakombe k'inuza k'icyayi ubundi akamanuka agira ati bajya bavuga ngo muka bati mukarabazani none se degide mukarabazani umva mbwira nyine ndimo kwihuta ndakumva ye mbwira nyine uko ibiciro bihagaze bo uyu ni 3.5 uyu ni 400 uyu nguyu ni 2.5 uyu nguyu ni 700 uyu nguyu nawo guhera 80 ibihumbi ibihumbi nyine oya wumvishe ikinyuranye gishyizemo oya wumvishe ikinyuranye gishyizemo ibaze oya buretse gato akora amazani ujye umenya nawe ariko ukuntu ugura ibaze kuba mvuye kuri 3.5 ngahita ngo kuri iki kuri 80 kandi nta kintu kibura keretse akagusa kawufunga mva ngwiza ukuri rero wapi wongera ufate mu ntoki oya wongera ufate ubundi ureka nkubwira ikintu wongera ufate witegereze oya witegereze vuga make witegereze 350 witegereze reba ukuntu uri kuyaga wowe ariko banza urebe nimba ari ibyarekana igendere nifite izindi gahunda rwose amaza nka 70 oya kandi nta nubwo ari nawe nashimye rega shumvikana ko ushaka shimwe uyu nguyu rero w'abakozi ba banki shimwe yo mu mabanki naho uyu nguyu rero uyu none avugaga wa 400 ariko kubera yuko wabuguze mu ba mbere hatagira no gutanga buranda muzi muka papa sava yagurisha n'inka kaburana inkoko aramutse awubonye uyu ni impama y'Imana yagura kandi ntabwo abagore bino mwazamukira uyu nguyu mpamagana umva nkubwire rero digidigi njye nyine ko umugore wanjye arimba urumva adatwaye rero nawe wabumaye nkaho rwose ugiye mu isoko ukagura ibimara hano muri quartier ubona ninde undusha umugore mwiza garagaza rero ubwiza bw'umugore ndaguru yo nyine ndaguru nkubita 300 oya basi 200 ariko basi 200 uyu nguyu ni cagu waramba oya ntabwo ari cagu waramba Ramaza ubwo upfunyitse mukize ihumurize wumve oya urumva atari ubushya se urumva udaho mu rubushya numvisha mama parufe numvisha ibintu by'amaparufe nijye wagiye nyapuriza nijye wayapurije arega do reba none ukuntu akasokozo kamanuka moto
ndagura uyu nguyu ariko n'uyu wamubera oya reka mubwire niwo mpitiramo reka mubwire Ramazani amitiramo haki ya Mungu uyu ni umusatsi wagura uriya mugore wawe akagenda ugahita umutera indi agahita rwose agahita akubyera abandi bana babiri b'impanga b'ibimani ni ukuri kw'Imana uyu ni umusatsi ushobora kugurura umugore ntazongere guteka imvange yashaka akanagenda akajya iwabo akagurisha isambu akagufata neza gushinga ibizamu uyu ni umusatsi ugera ku kibuno ndatwara uyu nguyu ku buryo nawambara agashyira agakweto gashituye ariko digidi ubona uko nanjye umuntu ufite umugore mwiza hano none se ngaho reka umugore mwiza umugore mwiza mukakirimbuzi uwo yaguze nawambara umugore we ninde uzaruta umugore wa kirimbuzi na ariko se digidi hera kuri papa Safa ukurikizaho ndimbati ukurikiza umukakirimbuzi reba amaso ya Suzana maso nkayo yanashaka ariko n'uburyo nkunda shaka ariko najyambara agakweto yagenda ukabona rwose uko agenda ukabona cyo kosa mfite umugore we buriya rero nuko tutari twabyarana ariko nakubwiye ngo iyi karitsiye yose ngifite umugore mwiza nanjye nakubwiye ngo gura uyu musatsi urahita umutera inda y'abana babiri b'impanga umuhungu n'umukobwa n'umukubita uyu musatsi arahita agenda rwose agurisha isambu yabona abivuza haruguru narangiza azayage ubwiza bw'umugore ni iki ni umusatsi nye reka bayikugurane rero komeza mangamanga mva nkwereke akira twumvikane kuri uyu urampa ngahe harya ngo nangahe uyu nguyu ni 300 ariko namanuye nashyize kuri 200 akoresheje nk'ejo bundi wari wayamara ko nakuye ko ibintu ari okaziyo ariko kaziyo he kureba umusatsi digadiga atari ibintu bivuye mu iduka urampa ngahe tuvuga amagambo fata 15 ndayaguha nahe ngene nambe ku mugore sha maze akubite Mariya amaso ye sha agira sha mu kanwa heza uvuze ngo ngahe uvuze ngo ngahe 15 none se wowe reka nakubwiye ngo ukazi yigura nka ukaziyo reka nkwereke uwo musatsi urana ko ari umuhinde urana kugera ku kibuno umuhinde ariko nawe umenye ko wambawe iry'ibiri ni kuri kw'Imana kandi manutse nkwanutse ku itaje ni kubisa hasi ndabanyutse mu biti iry'ibiri umva sha didi ndaguha 20 nimba ugurishe Ramazani cyangwa umbwire nimba utagurisha abantu nifite akandi kazi wowe mu kazi na agaciro k'umugore ukabwirwa niki ukabonera kuki ku musatsi ngewe uri inshuti yanjye ntago nshobora kugira gute ntago nshobora gutuma mukiyo wagaragara nabi kandi usobanutse mu bita 80 utware uba uko ntukugize abambaye cyo cyangwa umuguru urungu wa 40 uziko buriya nubwo papa Sava ari umukire umugore wanjye ahita 40 utware dore wayo ngayo uvuga n'uyu umva nkwereke digidi nibere mu kazi ndagushyiraho 5 note ya 25 nimba utayemeye ubwo yigendere kandi burura nambabaje kuba nkwitanye kuba nguhamagaye mu bantu ba mbere nkavuganira Amazari n'umuntu umusirimu azajya yicara nanjye nguhaye amafaranga uko didi ibu 25 wajya mu muhanda ntago nafata igendere kabisa ariko rero igendere ntago nafata wawukunze nyine kuki ukunda ibintu byiza udatanga amafaranga basi ngaho nka 60 digidi ongera wompe Mereke noneho amafaranga digidi umva nkwereke yatware yose yabare yatware yose ariko ntwara imari kore wangira ngo arabengerana sha yabare yose aruzuye reka ndahevye cyane naho mpamvu rero bavuga ngo abantu bafite amafaranga niwe bisambo ibintu ntago yabigaragaye neza rwose umusatsi navuye kuri turasa koko ngutangira 25 none se wowe rega impamvu nawe itegereza ko digidi ufite ari facture ufite hano wowe 30 nayujuje umusatsi wamagana ngasha ugabanyije mu 10 shakwisha 10 koko cimburu shadi yitwara amafaranga ari ubuse yatwara amafaranga amazaho zanshimire zagushimira sha zanshimire sawa dore ni namushyashya uretse ariko ngugupfunyikire zana ngugupfunyikire uriya batagira ngo uko yamacirira gapfunyika umuhungu we nongera gupuririzamo ibintu bihumura oya byihorere madame afite ibyo ateramo sawa mwiriwe neza salamu komera muvandimwe nawe ubundi ubwo turabonanye muvandimwe turabonanye nawe warunyemereye iri ihene rwose ntayizanye abona uko digidegera ambwe ati nyaruka nyamuna musaza
ngewe ndaje mbarimbishe iminsi mike umaranye na Suzanne utangiye kumushakira inzaratsi ntabwo ari inzaratsi izi nzaratsi ko hano twasanye icyo bita la beauté série la beautiful urumva icyo bita menshi wayibonye iyi ngiyi bayita ringo iyi ngiyi bayita menshi kuruwaze iyi ngiyi bayita menshi iyi ngiyi wanayikoramo diredi iyi ngiyi aka wakabonye nuko katarumuka urumva dore iyi ngiyi papa Sava bamucoma bariyo nyine ihene nayizanye nta kibazo nuko narinje imwe bavugaga ya modeli imwe ntabwo nyine ndebe brand yewe reka ngereyo nje kure batunye bariyo ayo makuru se wayamenye nawe wayamenye ayo makuru dore ngira ushamwereke urumva oya jena nafatira no kubipimo mama ukuntu usa na mukantuza uri umugore wa ntuza watunge ariko nabakene ntibayiguriye bana iyo ntibayigura mana yanjye niba mukatunge asari cyane ukapiga nzenze wigendera ikuremo wayiguriye umugore dore mama Sava aka ni akabantu b'amatayi magufi abantu batabyimbi batanyorosheje mu maso batari barebare dore iyi ni intwari ishyushye nazanye isa kwitosa iyi ngiyi reka ni komande yafashwe iyi ngiyi yafashwe nari maze kwimesa niba umukanya ngiye kuyitera ipasi urumva maze kuyifura imisatsi bayitera ipasi uzi ko iyi ngiyi yavuye muri Hongiriya reka nari mfite nyinshi baziguze none babakobwa bamwasohora abageni mama we baririmba mu bukwe baziguze nari nazanye 3 baraziguze hasigaye iyi imisatsi ubwo musiga muyitera ipasi oya isikoro kugira ngo ibe tayari urumva ariko guru uyu nguyu papa Sava kada ugure rwose mama Sava uramufitinga kuri akuno none asa n'ufitemo nk'amantuza gutya yagutsemo hano hepfo munsi iruhande rwa kanano irajyamo dore ni nko mu mbunda reba useseka umutwe rwose ugasesera kamera neza kuko iyi ntago wayigondera ndakuza oya yire ubu nibyo waranguye se izi nizo naranguye izi zaranamvunye buriya zageze igikondo bakikubita ntuza twe kubera ko tuba turi gucungana na online ya kumva numva ngo muhungu umwe wo kwa ntuza kwa nyiripinda harango yamenye kontineri twabyiganaga nk'abarwanira intuza nk'abarwanira amasuka bamba nzikuyemo iyi ngiyi ndi kwigurisha 80 iyi ngiyi noneho dore iyi ngiyi y'abahinde mama we iri kuri 25 iyi ngiyi urabona ukuntu ijagaraye dore ubwibone dore ubwibone ako digidisha naribizi neza ko ndi bukwifatira naribizi rwose ko ndi bubwifatira wigi yangiye ko ntari kwibona hano yingireke yawe utari kwibona ntago ndi kwibona no si yanjye sindende ya shokora iyanjye ni ndende ya shokora digidi wigi yanjye iri hehe bo iyi rero izo mwaguze tugura bari bataragura Basava sura digidigi uri hano naho ubundi hari buretse turabirangiza kubwira abantu ngo babe bare kushaka turabirangiza neza turangiza neza mbabarira banze mpereze ubwanjye tuvugane nyifite ariko mwiraka mbabarira uranzi neza mpereza wiganje tutaragara nagire vuba ho bon reka tuze urabubwira iki ko nacyo ikibazo Basava yambara wig umva ibyo maduda ariko mpereza wigiya mpereza wigiya ahubwo dore na cya gisokozo zana kuko papa Sava tabirimo business ariko nashaka bibimo ariko kuba tabirimo no kwa birimo ibyo bishatse twashyira rubanda muri ibi bintu byanjye namwe ahubwo yimpereze cyangwa mubwira ukuntu story yose imeze ari ngombwa ariko umva icyo navugaga papa Sava nkubwira ukuntu byagenze aba bashiti banje nabo wenda uko byagenze uko byangenze cyashaka ko ariko byabagendeke simbizi nje naje gusura digidigi hano urumva ntarashyiraho dread ibyo byose ariko nje navuga digidigi babarira cyaca nivugira ibyo nshaka kuvuga niba ndi kukubwira ngo ibintu rasizano biri he kwambwa ngo ntabyo ufite ubwo ushaka kuvuga iki ko nago nakanye papa Sava urumva naraje mfata wig yanjye naraje nje hano nambaye wig atangira kumbwira ngo umva ngo sheringa ibintu ngo byo kunyegera ngo wambaye wig ngo ureba ngo ntangiye gushesha ngo ibiheri ngo intera ngo areriji ngo iyo misatsi ngo niyi nkorano ndamone so ajya mbigenze gute ngo yikuremo papa Sava mfata umusatsi w'ibihumbi 400 mukuramo murambika mu ntebe nyine urumva dukora ibyo dukora birarangira ngiye gutanshi dukantashye ayinyibagije
muhamagara ndambwe se Didi wigi yanjye ko nibagiye ngasanga nyibagiwe aho ngaho wigi yanjye iri he ngo shangwe ngo umukazi wanjye ngo ayifashe ngahita ngayijugunya ngo mu bishingwe ngo none ngo ibishingwe ngo barabitwaye none se ubwo wigi yanjye abiriye mu gihe izindi z'abandi mbona zimanitse hano ubwi yanjye yabiri mu irabura gute kandi ari kuzigurisha ntago turutse hari umva ari kuvuga ngo make nese namwe warifata ukatugurisha uko yayinyatse niko namwe yayibatse gwiki hanyuma se ntabwo njye ariwe tumaze iminsi dukundana ejo bundi wankoze ibiki ntabwo wayinkuyemo ari kuri kumbwira ngo imaze ibyumweru 2 ngo yashaje ugira ngo ibingibi tubivumbuye gute ejo bundi umushiti wanjye yaje kuntira wigi ndamutekereza mubwira ukuntu byagenze nkayibura ahita ambwira ngo nawe niko byamugendekeye tugenda tubaririza duhana amakuru dusanga twese dutwarira amawigi ahubwo se uyatwara kugira ngo yakoreshe iki se Digidi uruzuye ubundi ese Digidi yakankoze ikibazo cy'amatsiko muri niwe mushere muheruka gukundana hano egora niwe mushere muheruka cyangwa gukururana ahubwo nuheruka kwiba niwe mushere uheruka gukundana nawe nugukundana n'umukobwa umwe 2 3 kugira ngo ujye wirirwa ubasahura imisatsi uzajya uhinduranya abakobwa nk'uhinduranya iki kugira ngo basahure imisatsi Digidi zana imisatsi y'abandi rwose wanye se imisatsi y'abandi iri hehe wiri gusahura abakobwa bose imisatsi kugira ngo ujye pasava wenda ikibazo rata muvandimwe ubu ikibazo gisigaye ahantu wenda twavuga ko gikomereye ndekura mpumeke gato nta hantu njya nago niruka rega mwamfashe turangire ahiri mwamfashe ntago wafata umusatsi w'umuntu w'ibihumbi 300 ngo ugende ukirireho gutyo naza n'umusatsi w'amaduduri cyangwa baza nuko nasanga umusatsi wanjye wowe utangiye ku bufaranga buto oya uri mpuragurisha imisatsi y'abantu ubusa ni mwamfashe wege amadudu irihe wembwira umuntu wayitwaye akunganira muri cyo gicucu akunganira ujye kujya ugeza hano usahura imisatsi y'abakobwa ukajya kuyigurisha make hari waramazana ajyanye abandi ntabwo ari wo wawe wowe watwaye umusatsi wanjye nyine nindi uriya ni uwande uwo Ramazana atwaye ni uwande uwo Ramazana atwaye ni uwande rega n'abandi bashuti bacu nabo imisatsi yabo barayibuze reka muhamagare bawugarure vuba na bwanga ahubwo byose ni ibintu bindubaza uhamagarane ese ko utavuga umuntu wambereye umusatsi no mudamu wa Kirimbuzi wa Kirimbuzi yatwaye uwa madudu ariko arawugarura uyaritoye yishira umusatsi ntabwo yakunze arawugarura iyi sigaye ni yabandi uyu nguyu no wakidoma ariko nta kibazo rega ikibazo nuko nabyanga kukubyemera kandi nabyemeye nirakara abana ba mama ese bavuze ngo 300 n'amafaranga yo gukina ngo sindakare ndawugarura ese abakobwa bose ubundi batiretanye nabo reka ngire inama rero wa musore we inama nziza ya kigabo shaka umusatsi wuriye nukuri kwiba bwira Ramazane azana wajyanye ninde wundi waguze nako nagendaga nyine njumuza hariyo ntuza yajyanye Tanasi namubwira nakagaruki niyo atarayigurisha akayigarura kubeshyereho mubwisha ukuri ibi bintu birahita bikorerana buri bose babimenye rero tuze kumvikana hatagira n'umuntu ushaka kumfata ngo ngende ibandi urumva agashaka unkwega urumva ubundi je wahereye nkubwira ngo tubikore neza ikimenyetso kigaragaza ko nayo gukwemo niki Didi urukumwe gukimenyetso kibigaragaza niki urukumwe gukimenyetso kibigaragaza niki Didi ntago umusatsi wanje wawutwaye ntware gake ntago umusatsi wanje wawutwaye abibonye ntago umusatsi wanje wawutwaye ariko nena kwaje ngo ikimenyetso ibara yasanze wa uri hehese umusatsi wanje warawufashe ntawo wafashe ntawo unafashe ntawo wafashe Didi reka nzane polisi urabyemeza reka nzane polisi urabyemeza oya ariko tubirimo Ndi Papa Sava.